Madamu! Madamu! Ndakumva sheri. Ngwino hano. Kuko mbona warakaye bagize ikihe kibazo sheri wawe? Ikibazo? Maze iminsi numva amakuru atari meza. Ajyanye n'iki? Iyo ntari aha ngaha ngo hari abandi bagabo bahazi. Ewe, abo ni abantu bashaka kudusenya. Sheri, urabizi ntabwo nagutumira. Ni abantu bashaka kudusenyera no kumva amagambo yawe. Genza make mubwire. Abizi yuko mukunda. Ndabizi. Kandi njyewe wa mugore we ndagushaka. Oya rwose ni ukuri kure. Abo ni abantu bashaka kudusenya. Kugira ngo Abo ni abantu bashaka kudusenya. ubwo ndagira ngo mubwire aya magambo kandi uyiteho. Niba ibyo bintu warabikoraga tangira ubyirinde kuko njye ndamutse mufashe byaba bibi. Sheri, ntabwo naguca inyuma kandi nawe urabizi. Kandi urabizi ko ngukunda. Abo ni abantu bashaka kudusenyera bashaka kudusenyera urugo. Kandi urabizi ko abantu b'iki gihe batera abantu bemereye. Iritavuze umwera. Iritavuze. Ko nimufata ndakubwiza kuri yuko ibyanjye byawe. Sheri, rwose abo ni abantu bashaka kudusenyera. Byari ibyo kandi subira mu mirimo. Subirayo. Samu. Umeze neza garapuri. Akazi kasigaye karatubanye kenshi. Gakoze nawe gakoze iminsi. Njyewe hari abantu baranyizera kandi. Ara kurumaze n'igihe. Uzi ko tugenda abaye nk'imbwa yawe k'imbwa ari itagiva mu rugo rw'aha. Ara nazubeshya pe. Hari Ukuntu wabyibushye hari ibiryo. Ari ahantu shaka nanjye haramushije. Wowe se kwa mabusha bimeze. Nanjye nta kibazo ra. Ahira. Ate ko hari ikigabo kiba kinzonze hariya ngo ni mani. Kaya kagabo. Ubuzi ibintu kajya kamuzi. Uzi ukuntu kazonse mabusha. Bikara akagabo karambwa ngo kari bumvurira akabashwe. Wari wabona uko umuntu asonga ubugari buri munsi. Ashyiramo umwuka. Nibyo korera mu nyoko buje. Nawe nikameze kuri mahabusha. Bose abahavuye undi ahatera amata. Bose akavu undi ahatera amata. Ahubwo si ibyo nabikorera guti cyane ko nanjye tajya ava mu rwacu rwose hapika. Kwa mabusha habaye nk'iki. Namabusha wanyu. Ngera agatangaza. Aho raza muri ati sexa zirimo. Nzibona? Zivuye he? Kono nura mugabo ni gatike. Ibyo ngibyo nibyo nanjye ahora mbwiye. Wambabariye ko ngiye ubuntu. Sexa. Izo sexa. Nje nari narafashe n'umwanzo wo kumuri mu gihori hose. Mabusha ntari muri wamukoze uraramukuvuza iki? Ngazahita nyiruka. Ubundi ko duturuka hamwe. Uriya yigize umubosi. Undi wamuteranya mureke. Reka nkwereke. Tereka kuba ibigoryi turebe ugira ubwenge koko nk'ubw'ababoyi. Ababoyi tugira ubwenge bw'ibiceka tubereka ko kababoyi natwe dutekereza. Akosha nawe ujye ugera igihe ugatekereza ibintu bizima. Abo tugiye kumuteza boss. Wowe abize ukuntu boss wanjye akaze. Uwanjye se ubona ameze nk'icyumbati ariko shayi yagufashe. Mugana yagufashitse rugushyitse rwakwere. Haye wowe abareba nk'umuntu wipfishije. Wapfuye ki? Ako ngiye yarambwiye ati nindamuka nsanze wicaranye na mabuja. Wow. Icyo gihe uzambwira icyo muri kuganira hagati aho ngaho hafa. Nawe aragufuhira. Kandi se shandi ntama y'inge boss ndamuretse. Ahubwo wowe urumva? Oya, yongera kuza akakubeshya sexa nazigura. Urumva? Ahubwo se byabaye ngombwa nkanagafungira. Uzagateze boss. Ntanagafungirana nkahitamo amagara boss. Ahubwo se ni wumva. Ako nje nkanibaza. Ahubwo nawe banzuri butume banyiruka. Buretse. Nkibaza nanone mabuja buriya gute yemera kwinjiza abandi bagabo boss umva ntacyo akora. Reka nkubwire wowe bikore gutyo. Nawe nazi wanyu bwambi. Ubwo bwawe budatuma bananyirukana. Sasha reka nanjye njya gushaka icyo nkora mu rugo. Sawa. Sasa.
nizera noneho ko wayazanye ndayagaha nyine gusa wanzu yanditse wowe byagora ndakujya guhaha tutuza ntabwo ndakujya guhaha ariko subira inyuma ndakujya guhaha ariko tujye twumva none umuhungu yamarabaye ako mabuja iki kigabo umugabo ariko nubwo mugiye iyi mbwa ubugira gatatu iragarutse ahora azo mbeshya arayampagarutse mu kutaha semenya inzira ye kanze nkwereke bose ngomba kumuhamagara amubwira ikibazo kiri muri uru rugo ibi ntabyo yes boss umeze neza ariko boss ngiye ureka mubaze ikintu tumembera akazi mukorera mu rugo none se gute abantu baza kukuvogerera urugo njyewe akazi wamaye nako kukurindira abantu baza mu rugo cyane ako kukorera inyuma mfite ikibazo maranye iminsi kandi urahava hinjira abagabo ukahava hinjira abagabo hari akagabo kagufi kagapima metero karanzuye njye namwihora nkora mbeshya amafaranga namwihorera ariko nimba nta gito cyo gukora menya ko nawe utari umugabo ntabwo bikwiye rwose banguka karinjiye banguka ndahari njyewe karasohoka nkajwigiza niyo waba utarahagera ariko wowe banguka mfasha ubamwe rupaca yes ubikira icyo gihe sinaherekera naka sinabikubwiraga ndabizi tumuhe nyine ewana tumuhe nyine nuko nk'uki ako se boss rupaca nta bindi gihe ubu ngubu wagiye ahubwo mufate pozisiyo mwese burya karasohoka tukaruta ndahagarara gutya